Ndashima Imana rero kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Iyi ndirimbo ya 90 ndayikunda cyane kuko rimwe na rimwe njya nyiririmba nkumva ndanezerewe. Indirimbo ya 90 mu gakiza, mu by'ukuri uyu murimbyi yaravuze ngo Imana y'ukuri ikomeza kunyobora. Ni isengesho yasengaga yinginga Imana kugira ngo imufashe kumuyobora. Ni isengesho yingingaga Imana imubwira ati Imana nyamuneka rwose ndengera mfasha unyobore muri uru rugendo kandi urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, kuko yabonaga ko hari n'inzira zo gukora ibyo Imana idashaka. Ariko asenga Imana avuga ngo Mana Imana y'ukuri. Ubundi hari ijambo rivuga ngo ayi mu Kinyarwanda ni ijambo rikomeye cyane ukoresha ari uko wumva mbese wuzuye amarangamutima akomeye cyane. Ngira ngo abazi Ikinyarwanda iryo jambo urabizi uburyo rikora. Ayi data we, ayi Imana we, ayi Uwiteka, ayi donc ayi we. Donc ni ijambo rikunze gukoreshwa ryuzuye amarangamutima cyane bitewe n'icyo uriho urasaba cyangwa se uburyo uriho urataka, uburyo uriho uratabaza. Uyu muririmbyi rero yavuze ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Yarari hasenga atabaza Imana kuko yabonaga ko hari inzira nyinshi abantu benshi bayoboyemo. Yari yabonaga yuko hari inzira nyinshi abantu bakomeje gukora ibitari byiza, ariko we aringinga Imana arayitakambira, arayibwira ngo nyobora inzira kandi unyobora inzira yo gukora ibyo ushaka. Ngo mwami kubaho nagufite bintera ubwoba ndetse n'impagarara, ndetse byabasha no kungeza no mu rupfu vuba. Kubaho yarabonaga abona yuko kubaho adafite Imana, kubaho adafite umwuka wera, kubaho adafite Yesu nta nicyo byamara, byamugeza mu gihe cya vuba cyo gupfa, agapfa nabi, agapfa adafite Imana. Aringinga rero avuga ngo Mana kubaho ntagufite ibyo byose mbona ntacyo bimaze kuko byangeza no mu rupfu. Ni nayo mpamvu yasenze arabanga Imana y'ukuri rero komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Imana yacu ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Arabanga ibyiza mbona nibi ni ukwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nicyo kintu yaje kureba, aravuga ati kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira y'Imana ntunganye, ibyo ni ibintu byiza mbonye. Imana yacu ishimwe cyane ngo nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Imana ishimwe cyane. Yakomeje avuga ngo uru rugendo mfite ni urwo kujya mu ijuru. Reka babwira, hari abantu dupanga ingendo. Uyu munsi nkaba mfite urugendo rwo kwerekeza wenda muri Aziya, abandi bafite urugendo rwo kwerekeza muri Amerika, abandi bafite urugendo rwo kwerekeza muri Afurika, mu Burayi, cyangwa se mu karere runaka, mu gihugu runaka. Rwose ni byiza ko izo ngendo zigomba kubaho mu buzima busanzwe, rwose turabigira. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ati rwose maze kubona yuko izo ngendo zose ntacyo zimaze, ahubwo urugendo mfite ni rumwe gusa, ni urwo kujya mu ijuru. Imana itugirire neza cyane. Ngo umukiza niyari nanjye nkwiye kuzajyayo. Imana ishimwe. Umukiza atuye muri icyo gihugu. Umukiza, reka mbabwire bene data, Yesu yigeze yavuga ijambo aravuga ngo ngiye kubategurira hanyu aho muzaba nanjye niho nzaba. Mu rugo kwa data hari amazu menshi cyane. Imana ishimwe cyane. Ngo yaba atariyo ngo mba mbibabwiye, ariko kuko ariyo, kuko ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane. Imana ihimbazwe. Umwami Imana rero yaduhaye iryo sezerano yuko mu rugo kwa data hariyo amazu menshi cyane, hariyo ubutunzi bwinshi cyane. Jambo rikambwira ngo iby'amaso atabonye n'iby'amatwi atumvise, ibyo nibyo yateguriye abamwizeye bose. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi rero arabireba, aribuka neza, aravanga ibi bintu byose byo mu isi duharanira, ibintu byose byo tugendamo byinshi, ibintu byo dukora byinshi, ibyo ntacyo bimaze, ahubwo urugendo mfite ni rumwe gusa, ni urwo kujya mu ijuru. Umukiza wanjye niyari nanjye nkwiye kuzajyayo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Azamuhimbazanye ibyishimo akanezerwa ko ari we wamuguze amaraso. Imana ihimbazwe. Ese wowe ujya ugira uwo mutwaro wo kumva ko urugendo rwawe ari rumwe gusa, ari urwo kujya mu ijuru? Imana ishimwe cyane.
rero bene data mu ijuru ngo ntabwo azabonayo abanzi biwe bamwanga ukundi, nta n'icyo azahabura mu ijuru ry'amahoro. Burya umunsi wageze mu ijuru ntabwo uzibuka yuko wigeze warwara, ntabwo uzibuka yuko wigeze wababara, ntabwo uzibuka yuko wigeze wateseka, wangwa n'imiryango, wangwa n'inshuti, wangwa n'abavandimwe. Ibyo byose ntabwo uzabyibuka, kubera yuko uzahora ushima Imana uvuza impundu, kuko hazaba ari amahoro gusa mu ijuru ryiza, mu ijuru ry'amahoro turaharanira kuzajyayo. Ni nayo mpamvu tubwira abantu ngo nimureke dushake mu maso y'Imana bigishoboka kabonwa, twambaze Imana bikiri bugufi. Uwumwizera wese ave mu bidatunganye, ahubwo akora ibitunganye kugira ngo azabashe kujya mu ijuru. Iyi si ni transit bene data, iyi si hari igihe izarangira kandi hari umunsi izubikwa rwose, ahubwo duharanire kuzaba mu buzima bw'iteka, aho tuzabana na data tukwimana nawe ingoma ibihe ibihumbi. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana rero yatuguze amaraso y'igiciro cyinshi. Uyu muririmbyi yasenze irisengesho ari harataka, ari hababara, abwira Imana ngo Mana, kuba muri iyi si byazatuma mbasha no gupfa vuba, kuba muri iyi si ntagufite ntacyo byamarira, ahubwo mpa kugendera mu nzira zawe zitunganye kugira ngo nzabashe kugubwa neza. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana rero yo yatuguze amaraso y'igiciro cyinshi, turashima Imana yo yatugiriye neza umunsi ku wundi. Uyu munsi turi ku munsi wa 17 w'amasengesho y'iminsi 40. Mbibutse neza yuko aya masengesho afite intego y'agaciro kadasanzwe. Tuzayarangiza kuri 24 Noheli buraribe, ariko umva nkubwire mwene data, ndakwifuriza yuko ku kwezi kwa 12 kuzajya kurangira wabonye agaciro utigeze ugirira handi, wabonye agaciro utigeze ugira mu kazi ukora, wabonye agaciro utigeze ugira muri societe, wabonye agaciro utigeze ugira mu muryango wawe. Twateshejwe agaciro mu buryo bukomeye, hari abadutesheje agaciro, hari ibyadutesheje agaciro, hari ibintu byinshi byatumye tutagira agaciro, ariko Uwiteka akugarurira agaciro kawe mu izina rya Yesu. Wenda mu kwa mbere ntiwabonye agaciro nk'uko wagashakaga, kandi wibuke neza ko kuri bonane mu ijoro ryaho wafashe umwanya urapfukama. Ndakwibutsa neza cyane, warapfukamye urasenga, warapfukamye winginga Imana, warapfukamye uratabaza, warapfukamye ubwira Imana ngo Mana, uyu mwaka uzandinde, uyu mwaka uzandengere, uyu mwaka dore ngushyize imbere. Hari abashyize imbere ibyifuzo bitandukanye, hari abashyize imbere ibyifuzo by'akazi, hari abashyize imbere ibyifuzo by'ubukwe, hari abashyize imbere ibyifuzo by'urubyaro, hari abashyize imbere ibyifuzo byo kubona amafaranga, hari abashyize imbere ibyifuzo byo kubona gakondo zabo bagatura, hari abashyize imbere ibyifuzo by'amaviza n'ibindi bitandukanye. Buri umwe wese yari afite ibyifuzo kuri bonane umwaka iryo joro uri burare ugezemo. Urasenga winginga Imana, uratabaza. Reka sinakubwira ubishyira imbere y'Imana. Ngo ntibikeye kabiri ukwa mbere kurarangira utabonye ibyo wagezeho, ukwa kabiri nako guhinduka uko nguko. Yewe reka nkubwire, nta n'agacu wabonaga. Ukwa gatatu bigenda uko, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munane, ukibaza ngo mbese Imana ntago yumvise amasengesho yanjye. Ukwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11. Uyu munsi dutangiye ukwa 12, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iby'amaso yawe atabonye, haleluya haleluya, uyu munsi muri uku kwezi uzabibone mu izina rya Yesu. Ibyo utigeze ubona mu mezi 10 ashize, ndagira ngo uyu munsi mwaturireho kwinjira mu munezero muri uku kwezi kwa 12. Imana ishimwe cyane. Yo haleluya. Uyu munsi wiyumvemo yuko hari izindi mbaraga ugiye guhagurukana, wiyumve ko hari uburyo ugiye guhaguruka muri uku kwezi kwa 12, wumve yuko hari ukundi ugiye kwitwara. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari ntabwo gusenga kwawe Imana yanze kukumva, ahubwo umva nkugira inama. Uyu munsi tugiye gusenga, tugiye kuba mu isengesho rivuga ngo kwinginga Imana. Reka nkubwire, amasengesho arimo amoko menshi. Wenda ushobora kuba wewe unayazi kundusha, ariko umva nkubwire, hari isengesho ryo kwizera. Na uyu munsi iryo sengesho ryo kwizera rishobora kuza kuba atari ryo tugiye gukoresha nonaha. Isengesho ryo gusaba rishobora kuba atari ryo tugiye gukoresha nonaha. Isengesho ryo gushima si ryo wenda tugiye gukoresha nonaha. Isengesho ryo kuramya si ryo tugiye wenda gukoresha nonaha. Ariko ndagira ngo uyu munsi dukoreshe isengesho ryo kwinginga. Iri sengesho umuntu arisenga abona
asumbirijwe bikabije ndetse abona yuko nta bundi buzima asigaranye. Ni isengesho umuntu ashyira ubugingo bwe mu biganza by'Imana. Ni isengesho Yesu yigeze yasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge si kubwanjye ahubwo bibe uko ushaka. Iyo usomye muri Matayo 26 barakubwira ko Yesu yigeze yasenga iryo sengesho ryo kwinginga Imana. Imana ishimwe cyane. Ubu rero ndagira ngo tuvuge kuri uwo mu murongo wo gusenga twinginga cyangwa se umurimo wo kwinginga. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se umwuga wo kwinginga. Bene data umva mbabwire, hari uburyo bwo kwinginga. Ndatekereza ko muri mwe nta muntu utazi kwinginga icyo ari cyo. Ushobora gufata telefone yawe ukinginga umuntu ngo agufashe mu kintu runaka, agutabare mu kintu runaka, ukamwinginga rimwe akakumvira ubusa, rimwe akakumva muri ekuteri, ubundi ntanakubone, ubundi ntanagusubize, ubundi nimero ikaba kompoze iri ne pas accessible, ubundi bikaba ibintu bikomeye cyane, ariko wowe ugakomeza uhatiriza, ugakomeza kumwinginga. Twinginze benshi, bamwe baradutabara abandi ntibadutabara. Twinginze hari n'igihe winginga n'abagiye kukugirira nabi, ukabatabare ukabinginga ukabati mwambabariye rwose ko mbinginze ntimungirire nabi. Hari igihe abantu uyu mujura yaguteye ushobora no kumwinginga ukamubwira ati mbabarira rwose ntunyice, wenda utware ibintu byanjye byose. Mbese kwinginga ni umurimo ukorwa wujuje icyo bita amarangamutima yose, uyatura imbere y'uwo muntu uri kwinginga. Mbese ntabwo ushobora kwinginga udafite amarangamutima ahagije, kuko kwinginga bisaba ngo feeling icyo kintu, bisaba ngo feeling impamvu utuma winginga, kubera yuko ntabwo ushobora kwinginga utabifiringa. Biba byahindutse kumva ko ari ibisanzwe. Ubundi isengesho ryo kwinginga riba rimeze nk'isengesho ryo gutakira Imana. Ni ukuvuga ngo cyangwa se gutaka bitewe n'utakira. Umwinginga uvuze induru ati nyamuneka ntabara. Reka mbabwire umugabo wigeze wasenga isengesho ryo kwinginga rivanzemo gutaka. Umugabo bita Barutolomayo mwene Timayo yigeze yafata igihe kimwe, yari umuntu wicaraga ku nzira asabiriza kuko yari impumyi. Igihe kigeze rero yumva amakuru yuko Yesu yarageze muri uwo mudugudu ari hagenda, noneho kandi yaciye aho ngaho. Noneho Barutolomayo mwene Timayo igihe kigeze yumvise ko Yesu ahanyuze, ataka n'ijwi rirenga, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Yari yuzuyemo amarangamutima menshi, yari yuzuyemo agahinda yaramaranye igihe, yari yuzuyemo imyaka yaramaze yica yasabiriza, imvura imunyagira, imvura mbese yarabaye nabi, yari yambaye umwitero yahoranaga igihe cyose. Wenda uwo mwitero wari waranutse, wenda uwo mwitero byari byarabaye birebire, ariko arisuzuma ngarabimenya cyane, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Ngabigishwa ba Yesu baraza babwira Barutolomayo mwene Timayo ngo ceceka, baramuhoza, baramubwira ngo ceceka wisakuza, ntabwo uriya yakumva, ntabwo Yesu yakumva, ngo kuko yakomeje aragenda. Ariko Barutolomayo mwene Timayo ntabwo yigeze abyitaho. Burya umuntu winginga rero ntabwo yita kuba muca intege, ntabwo yita kubiri kumuca intege, ntabwo yita yuko uwo muntu ari kwinginga atari kumusubiza. Oya, ahubwo kwinginga nuguhozaho, kwinginga nugutitiriza, kwinginga nukumva yuko ubuzima bwawe burangiye, ukumva uringinze. Twigeze twinginga byakomeye, nawe winginze byakomeye, ariko mva nkubwire inshuti yanjye, kwinginga ntabwo ari akantu ushobora gukora umunota umwe ngo uringinze. Oya, kwinginga ni wenda reka tubare isengesho ryo kwinginga ni ugufata umwanya muremure ukinginga. Hari abantu tuzi binginze amasaha 6, hari abantu tuzi binginga bagasenga bakamara n'iminota nk'amasaha 5 bakiri gusenga badacika, binginga barira bataka baboroga, binginga bambaye ibigunira. Ibyo nicyo bita kwinginga. Kuko iyo ushaka kwinginga nuko hari icyo ushaka kugeraho. Bitandukanye n'isengesho rero ryo gutegeka cyangwa ryo kwizera. Kuko kwizera bavuga ngo ndategetse mu izina rya Yesu wa murwayi we kira.
nta bindi nta byo kwinginga biba bihari, ubwo nyine iryo sengesho rigakora icyo rigomba gukora. Hano rero kwingingaho ni hahandi uba uvuga ati n'ubundi nanze kumenera amaraso igihugu, n'ubundi mbwa zayarira ubusa, reka ninginge n'ubundi nta kundi biri bugende. Imana yacu tugire neza cyane. Ndabaye ingero z'abantu binginze. Uwo Barutolomayo rero ataka ngo Yesu mwene Dawidi, Yesu yumvise gutaka kwa Barutolomayo, arangije arabati uwo muntu utatse ninde, barabati ni Barutolomayo. Igihe kigeze rero arabwira abigishwa ngo mumunzanire hano, ngo baragenda. Umve imbaraga zo kwinginga zituma n'abantu bongera bakakugarukira. Nuko baragenda baramubwira bati umwigisha hora tuza, umwigisha araguhamagaye, umwigisha aragushaka ngwino. Kandi wibuke yuko niba bamuzibyaga ngo ntiyongere gutaka. Umva nkubwire nshuti yanjye, nyuma yo gutaka hari ubutsinzi, nyuma yo gutaka hari ineza y'Imana. Hari abagusuzuguye ngo murasenga ibiki, hari abagusuzuguye bakubwira ngo ibyo uri murasenga ntabwo Imana yakumva, ariko wowe komeza utake. Haleluya, komeza utake, ubwira Imana ngo Mana ndakwinginze ay'Imana y'ukuri ngwino unyobore. Imana ishimwe cyane. Ntuzemere yuko hari ibicantege bikubuza kwinginga Imana, ahubwo uzayitabaze nayo izagutabara. Imana ishimwe cyane. Noneho Barutolomayo amaze kumva ko Yesu amuhamagaye, ikintu cya mbere yakoze ari nacyo umuntu w'umunyamwuga winginga abanza gukora ni ikintu bita guta umwitero. Yakuyemo umwitero we, yaravuduka asanga Yesu. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari ikintu gituma Imana ikureba iyo wageze imbere yayo. Ntushobora kuba uri umwinginzi ngo ugende ujyambaye cya cyitero wasabirizanyaga, oya, ahubwo urabanza ukakijugunya. Bishatse kuvuga iki? Urabanza ukihana ibyaha byawe byose. Iyo ni pointi ya mbere umwinginzi agomba kuba yujuje. Nuko kwinginga kwawe, gusenga kwawe, ugomba kuba wamaze kwihana. Nibwo Imana izumva kwinginga kwawe. Kubera yavuze iki? Bibiliya ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Bishatse kuvuga ngo naho wakinginga kajana, utihanye ibyaha byawe, udakiranutse mu maso yayo, ntabwo iryo sengesho rishobora gukora. Dufite abantu benshi natwe ubwacu turi hano dusenga, ariko ntidusubizwe, kubera ko dusengera hejuru y'ibyaha, dusengera hejuru y'inzangano, dutabariza hejuru y'amatiku, dutabariza hejuru y'amagambo, dutabariza hejuru y'inzika, dutabariza hejuru y'urugomo, dutabariza hejuru y'ubusambo, dutabariza hejuru y'ubugugu, dutabariza hejuru yo kudakiranukira Imana mu bya cumi n'amaturo, dutabariza hejuru y'ibyo bintu byose. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, ntabwo iryo sengesho naho wasenga kajana Imana ibasha kuryumva, ngo kuko ngo bayitakiye. Muri ibyo aravuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ntacyo byatanga. Umva nkubwire igifite icyo kimara ni isengesho ry'umuntu winginga yamaze kwihana ibyaha bye. Mani tugire neza cyane. Isengesho ry'umuntu winginga yamaze kwatura ibyaha bye. Nuza umva reka nkubwire, hari abantu benshi baba bafite impano yo gusenga ibintu bigakoreka pe, akaza imbere yawe wenda urwaye akagusengera, kandi ejo yari yasengeye undi yakize, wowe yagusengera ntibikunde. Wenda birashoboka yuko yasize atonganye n'umugore we mu rugo, ariko ntiyigeze asabana nawe imbabazi. Yaza gusenga ati Mana ndakwinginze kiza uyu murwayi, bikanga. Kubera ko Imana ntabwo ikorana n'ibyaha, birayinukira iryo sengesho. Uba wumva uri kwitera isesemi. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, umva isengesho ry'umukiranutsi rero, haleluya, ngo rigira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Uyu munsi turavuga hejuru yo kwinginga, ariko kwinginganya umwete, kutarambirwa, gukomeza ugahatiriza. Ese ujye utekereza yuko Imana itagiye? Rega Imana ntabwo irambirwa nshuti yanjye, Imana ntabwo irambirwa. Yesu yigeze abivuga muri Luka 18, aravuga ngo ntabwo izabura kurengera intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro, ngo izazitabara kandi izazitabara vuba. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge ku bantu
ku muntu bita Daniyeli mu bice 9 iyo usomye icyo gice ugahera wenda ku murongo wa 3 yigeze yavuga ijambo rikomeye aravuga ngo mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginga Mana ishimwe cyane yari yamaze iyo usomye umurongo wa 2 ngo yari yasomye ibitabo bakubwira uburyo ki ngo yibuka inkuru zuko yasomye ibyo bitabo yibuka y'ubuhanuzi bwa Yeremiya bwavugaga yuko bazamara imyaka 70 mu bunyage ubwoko bw'abayuda asomye ibyo bitabo yumva agize agahinda yumva agize amarangamutima yumva agize irindi shyaka yumva agize gushaka mu maso y'Imana arangije ngo ku murongo wa 3 ngo nuko mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginga aleluya no kwinginga bivuze ngo yaratitirije Imana arayibwira ngo I beg you ndakwinginze ndagusabye ngo yinginga Imana yiyiriza ubusa ngo nambara ibigunira nisiga ivu urumva iryo sengesho ukuntu rimeze ni isengesho ryuzuye icyo bita amarangamutima yose kandi isengesho ry'umuntu winginga abwiza Imana ukuri hari abantu bazi imbere y'Imana bakabeshya no mu isengesho agatangira Mana ndagushimye kundi muzima ndagushimye uri mwiza ni byiza rwose ukajya ukanezerwa ngo umurashaka kugira ngo yiterete rwose oya yibwiza ukuri kukurimo ntushake kuvuga ngo ibintu ni amahoro kandi uzi ko atari amahoro Imana ikunda umunyakuri mu isengesho ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana mu Efeso ibice 6 umurongo wa 16 yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu bihe byanyu byose byo gusenga kandi mwinginga Imana ishimwe ngo musabira n'abera bose reka nkubwire nshuti yanjye gusengesha umwuka iteka mu bihe byacu byose byo gusenga ni ukuvugisha ukuri kukurimo ntabwo ari ukujya gupapira ibyo udafite vugisha ukuri kw'ibyo Imana yagushyizemo utagira uvuge ati Imana njyewe ni ukuri kose uraye kandi koko waburaye wishaka kuvuga ngo Mana ndabizi rwose buriya ari ukuntu wabi oya bwira Imana ngo naburaye Mana Barutoloma yaravuze ngo Uwiteka we umwene Dawidi ngirira imbabazi unkize Yesu aramaze ngo urashaka ikirava ndashaka kureba nta kindi nshaka yayibwije ukuri ntabwo yayibwiye ngo ndashaka amafaranga ntabwo yabwiye Yesu ngo ndashaka umereza imitungo ntabwo oya yaravuze ngo ndashaka kureba nta kindi ngirira imbabazi ndebe Yesu akora ku maso Barutolomayo ngo ahita areba arangije Yesu Barutolomayo ngo ndareba ngo haleluya ngo ndareba Imana ishimwe cyane hari ibintu biri excited bituma umuntu yumva atunguwe abona arareba kuko nicyo yashakaga umuntu rero asaba hababara ntuzashake kubesha Imana kandi irakuzi kukirebera hose icyarimwe mujye uyubwiza ukuri uvuge ngo Mana ndagutabaje naburaye mibiryo abana banje nta kawunga bafite abana banje nta mazi bafite abana banje babuze minervari wamaye minervari abana banje bakiga ukabwira Imana ati urabizi ko abana ari umwana uturuka iwawe ariko nabuze amafaranga y'ishuri wishaka kuza kubesha Imana ukabwira Imana ngo Mana none ko bimeze gutya mbigenze ne nkori iki Mana Dawidi niwe bigeze yasenga isengesho aravuga ngo Mana kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe hato ntabamanuka nk'abagana muri rwa rwobo reka nkubwire agera n'ahasenga aravuga ngo ngusabye ibintu bibiri ngo ntuzabinyime nyiriho uzandinde umutima wo kwifuza arongera avuga n'ikindi aravuga ngo uzandinde kubaho mfite ibintu byinshi ngo zibagirwe uzanyihere dukeya nyiriho kugira ngo ntazatukishe izina ryawe mbonye byinshi nkakwibagirwa reka nkubwire nshuti yanjye Imana ikeneye umuntu yibwiza ukuri mu kwinginga kwe ikeneye ukuri kweruye ikeneye ibyo ubibwira bitanyuze ku ruhande bitarimo amarangamutima yo kubeshya bwira Imana ukuri kukurimo kandi kwinginga Imana reka nkubwire nshuti yanjye uzinginga Imana uyibwira ati Mana uranzi
kandi uranzirikana, uranzi wese, ntaho nagukinga. Ngiye no mu mwobo wansangamo, ngiye no mu nda y'urufi wankuramo, ngiye n'ahantu ari hose wankuramo. Wowe uranzi, naje imbere yawe kukwinginga. Umupfakazi yinginze umucamanza, amwikubita imbere. Yesu arangira avuga ngo nimba umucamanza utubaha Imana n'abantu yararengeye umupfakazi, ngo ngiye nzabura gute kurengera intore zitakira ku manywa n'ijoro? Uyu Daniyeli rero ngo yinginze Imana, yisiga ivu, yambara ibigunira, atabaza Imana, ayibwiza ukuri, ayibwira ko abayuda bagiye kumara imyaka 70 kandi bakeneye umucunguzi. Arasenga. Mwibuke neza ko aricyo gihe Kuro yavutse nyuma yaho kugira ngo azakure abayuda mu bunyage. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, gusenga kwawe kurimo kwinginga, kurimo amarangamutima yose, Imana irakumva iyo wamaze kwihana ibyaha byawe, iyo waciye bugufi. Imana usomye ku murongo wa 4 w'icyo gitabo, bagenda batubwira uburyo ki Daniyeli yakomeje gusenga, noneho ngasaba imbabazi z'ibicumuro byose, yihana ibyaha by'abantu bose, yihana ibyaha by'ubwoko bwabo bwose, abwira Imana ikiri ku mutima. Nuko Imana irabumva, ihagurutsa Kuro kugira ngo azabarengere. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire kuri uyu mugabo Daniyeli, yigeze yakora amateka akomeye cyane, igihe umwami yarotaga inzozi akabura uwazisobanura. Noneho umwami ashyiraho itegeko ry'agakubagaho ngo bazice abanyabwenge bose, kubera ko yari yababwiye ngo mumbwire inzozi narose ndetse n'ibisobanuro byazo. Noneho ngo baramubwira ati zitubwire tuzisobanure. Umwami ati ntazibagiwe, kandi bitabaye bityo ngo mumbwire inzozi n'ibisobanuro byazo, mwese muricwa, murarimburwa, abanyabwenge mwese muramarwaho n'imiryango yanyu. Iryo tegeko rirafatwa mu gihugu hose. Ariko ngo Daniyeli aho yarari atumaho umutwara avuga ngo genda ubwire umwami amumunsi, ubundi nzamubwira inzozi n'ibisobanuro byabyo. Rero Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Daniyeli yegeranya bagenzi be, arababwira ati ntidukwiye gupfa nk'abandi bose, nimureke twinginge Imana ize idusobanurire, itubwire inzozi n'ibisobanuro byazo. Ngo nuko Daniyeli n'abagenzi be binginga Imana, Imana imanura inzozi. Daniyeli aryamye abona inzozi umwami yarose ndetse n'ibisobanuro byazo. Reka nkubwire inshuti yanjye, abanyabwenge, abantu bubaha Imana ntabwo bapfa nk'abandi bose. Hari ibanga tugendana, nta rindi n'iryo gusenga. Ibanga tugendana n'iryo kuba tuzi icyo Imana yavuganye natwe, kandi biri mu kwinginga Imana. Imana ishimwe cyane. Umugabo bita Yesaya yigeze yahanura muri Yesaya igice cya 62 umurongo wa 6, yaravuze ngo yewe Yerusalemu we, shiza abarinzi bawe ku nkike zawe, nibazaceceka ku manywa na nijoro, ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugatuze. Bivuze iki rero? Umwinginzi ubundi ni umurinzi. Mani tugire neza, umwinginzi, umwuga wo kwinginga, abari n'umurinzi, abari garide w'igihugu, abari garide presidentielle, abari garide ministerielle, abari garide populaire, abari garide ahantu hose, abari umurinzi urinda ibintu byose, abari umurinzi urinda abapasiteri, abari umurinzi urinda amatorero, abari umurinzi urinda umuryango we, abari umurinzi urinda igihugu. Umuntu w'umwinginzi abari n'umurinzi w'inkike. Ni nayo mpamvu Yesaya yavuze ngo nshyize abarinzi ku nkike ku manywa na nijoro, ngo ntabwo batuza kandi ntabwo bagomba gucogora. Imana ishimwe cyane. Umuntu winginga ntatuza, umuntu winginga ntarambirwa, umuntu winginga ntacogora, ahubwo ahora ari maso, ahora arinze inkike. Reka nkubwire muvandimwe neza amatwi, biragusaba ko ugira umwete wo kuza mu maso y'Imana ngo umwinginge, kandi abamwinginga bose. Reka nkubwire na Yesu yaringinze. Ntabwo ari ubwa mbere rero waba ugiye kwinginga, ahubwo ikibazo twinginga nabi. Twinginga dushaka kurengera amarangamutima yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tukinginga tugeretse hejuru y'ibyaha, tukinginga tugeretse. Uziko hari n'abantu bajya kwinginga bakinginga Imana, bakabwira Imana ngo Mana turashaka utwicire runaka, ndashaka Mana uhemukire runaka. Akarara atariye, akarara atanyoye, akaba imbere y'Imana agasenga amasaha nk'atanu yinginga Imana ngihemukire nguriya muntu ngo yamugiriye nabi. Umva akinginga. Reka nkubwire,
uzarinda wikebagura ariko ntabwo Imana izumva iryo sengesho. Nimba ushaka kugira ngo isengesho ryawe ryumvikane neza imbere y'Imana ryo kwinginga, banza umene hasi ikintu cyitwa ibyaha byawe. Bwira Imana ngo Mana nyeza nk'urubura. Uririmba indirimbo ya 38 mu gushimisha Imana ivuga ngo ay'Imana ndondora umenye, ubanze wimenye n'umutima wawe, nurangiza winginga Imana. Nurangiza ubwira Imana ngo Mana ndagutitirije. Nurangiza ubwira Imana ngo Mana ni wowe wenyine. Erega gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Bene data nagira nkubwire kandi ntago kuzagira umumaro mwinshi adasenganye umwete. Umurimo wose ukoze ujye ukorana umwete. Nimba warapanze kuba uri umunyamasengesho, bikorana umwete. Nimba warapanze yuko uri umuvuga butumwa, bikorana umwete. Nimba warapanze yuko uri umwinginzi, ingingana umwete. Nimba warapanze ko uri umuririmbyi, ririmbana umwete. Umurimo wose ukoranye umwete, reka nkubwire ngo uzagororerwa. Igihe cyacu tugikoreshe neza bene data. Igihe cyacu dufite mwisi nimureke tugikoreshe nk'abazapfejo, kubera yuko ikuzimu nta mirimo nta migambi. Reka iki gihe turimo tugikoreshe kandi tukibyaza umusaruro. Ese uri kwinginga gute imbere y'Imana? Ese uri gutabaza imbere y'Imana uvize induru? Uziko ari n'amasengesho bameze nk'induru mu matwi ya Kristo, amasengesho avanzemo urusaku, amasengesho atavanzemo ukwera kw'Imana. Mu kwinginga kwawe shiramo kwera kw'Imana, shiramo imirimo y'Imana, shiramo ukuri kwinshi. Ureke kuzanamo ibinyoma. Inginga Imana, uyibwira ukuri kwawe, uyibwira umutima wawe ukomeze. Daniyeli yinginze Imana yibwira ukuri ngo nasomye ibitabo. Nibutse yuko ubwoko bwacu turi abanyabyaha, arabyihana arabyatura. Ariko uyu munsi wowe uraza imbere y'Imana ngo waje gusenga mu materaniro uyu munsi, kandi uzi neza ko ufite ikibazo na mugenzi wawe. Kandi si nibyo gusa, uzi wenda ko wacumuye, ariko ngo uje kwinginga Imana ngiguhereza imibereho, ngiguhereza akazi, ngiguhereze promotion. Ese ubwira binyuza hehe da? Bibiliya ivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nyamuneka inginga ariko bivanze. Uyu munsi turi ku kintu bita gukiranuka. Mwene data, kiranuka muri byose, kuko amasengesho yose tuzasengera hejuru y'umubabaro, hejuru y'ibyaha, ntabwo Imana izayumva. Ahubwo gusenga kwiza ni uko twakiranuka muri byose. Iyo niko kuramya Imana nyako, ni nako gutitiriza. Ubundi reka nkubwire, abanyamasengesho bahuje umutima, abanyamasengesho biyejeje neza, bashobora gufata iminota 5 bagasenga umuriro ukaka. Abanyamasengesho buzuye umwuka w'Imana wo guca bugufi no kwihana, bashobora kwinginga, bakaza mu materaniro bagatangira isengesho ryo kwinginga, bakamara amasaha 20 basenga, nta muntu uracika, nta urahagarara, ahubwo bumva umwuka w'Imana yabajyanye muri azoto, yabazamuye mu ntera, kubera ko bahuje umutima. Ariko abantu nibyagutangaza uje kwinginga, uzi neza yuko uje kureba umuntu wambaye neza, uje kureba umuntu ngo urebe ukuntu ateye, kandi ngo uje kwinginga Imana. Ibyo ntacyo byakumarira. Ahubwo kwinginga Imana kwiza ni ukuba ufite umutima uboneye. Hahirwa abafite imitima iboneye. Imana yacu tugire neza cyane. Aho ni wo mwuga wo kwinginga. Kuba umunyamwuga mwiza ni uko wihana buri munsi, ku gato no ku kanini, buri segonda, buri munota. Hanyuma noneho ukabikorana umwete, kandi ukabikora wibutse Uwiteka, udacogora ndetse utanatuza. Uko niko kwinginga. Hari umuntu wishuka ngo ngengo ndumwinginze da, ngo ngengo ndumwinginze. Wamubwira ati uheruka gusenga ryari? Ngo mperuka gusenga ejo. Ntabwo uri umwinginzi, kuko umwinginzi ntatuza, ntacogora. Niyo ari mu kazi bari gusenga, niyo ari byamye bari gusenga, ubwonko bwe bwose bari mu masengesho. Twigeze twabona abagabo babinginzi benshi cyane. Umwamikazi wa Ekose yigeze yatinya umuntu bita John, aramutinya, aravuga ngo ntinyura mu nyamasengesho kuruta uko ntinye ingabo z'Abongereza. Rwose aratinya. Hari uwundi bita Charles muri Amerika, yigeze yagera mu magari ya moshi, abantu bari mu za night club bakavamo bakihana, yibereye muri gari ya moshi gusa. Hari abantu ubuzima bwabo babuhinduye amaraso, babuhinduye amasengesho, amaraso yabo yanutse amasengesho. Aho banyuze hose abadayimoni barajwigira, baramoka kubera imbaraga z'amasengesho. Reka nkubwire nshuti yanjye, gusenga birakora. Abantu rero kumva ngo ni umwinginzi ariko aheruka gusenga nka nyuma y'iminsi 5, ese ubu abari kwinginga iki bene data? Kandi ijambo rivuga ngo nimugatuze, nshyize abarinzi banjye ku nkike, ntibagatuze ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Ngo yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze,
wituriza Imana yibutse iteka. Imana ishimwe cyane, kandi usengesha umwuka iteka mu bihe byawe byo gusenga. Hari abantu baza gusenga, nigeze mabwira abantu twasenganye, agatangira agasenga ukajya kumva aravuze ngo Innocent yarimutse. Cyo genda byibuka twari turi mu cyumba cy'amasengesho, umukobwa arahanika mu masengesho rwose, hari mu masaha nijoro turi mu cyumba dusenga, n'abandi groupe yose yuzuye twibereye mu mwuka, arasenga arangije twumva aravuze ngo Innocent yarimutse. Noneho twese duhita dukanura turareba, twibaza Innocent yarimutse ashatse kubivugira iki? Nawe ahita akanura araseka. Turamubaza bigenze gute? Ngo rega ngo narindi gusenga, ngo noneho ngo mbona ngo umuntu araje arambaza ngo Innocent asigaye atuye he, kuko Innocent bari baturanye uwo muntu. Ahita avuga ngo Innocent yarimutse. Ubwo byagenze gute? Uwo ntago ari gusenga n'umwuka iteka mu gihe cyo gusenga, ahubwo yafashwe n'icyo bita inzozi, yagiye mu gusinzira, ararota ngo marasenga. Hari nundi wasenze umupasiteri, twari mu giterane gikomeye cyane, arasenga arahanika, arangije aravuga ngo Satani w'umugira neza we. Urumva kubera iki? Kubera ko ntabwo ari gusenga n'umwuka iteka mu bihe byo gusenga. Ari abantu rero tuza gusenga hano wifitiye n'izindi ntekerezo, uvuga ati ayiwe umwana wanjye bamwirukanye ku ishuri, ugatangira ugasenga ugahita ukubitamo n'iby'umwana. Mbese ubwonko bwawe ntabwo buri imbere y'Imana. Ariko umunyamwuga mwiza mu kwinginga abibwiza Imana kuri ibyo byose bimugose, ubwonko bwiwe buri ku Mana, ameze nk'aho Imana baganira bicaranye ku meza. Havuga ati Imana we ntabwo bizi se, ntabwo uzi ko naburaye, ntabwo uzi ko umwana wanjye byagenze gutya, ese wowe Mana? Donc Imana uyireba, Imana ni data. Nubwo Aburahamu atatuzi ariko Imana iratuzi, ni data wa twese. Imana ishimwe cyane, Imana ni data wa twese. Uyibwire ibyawe byose ibiri ku murongo, uyibwire, wiyibeshya, yibwire uyinginge. Imana ihimbazwe, Imana iratabara, Imana irumva. Uyibwire, wiyijijisha. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana mu Befeso ryavuze ngo musengeshe umwuka iteka mu bihe byose byo nyiri gusenga. Ibihe byawe byose usenga, usengeshe umwuka. Gusengesha umwuka sekwa nuko ubwonko bwawe bwose ubwereka ku Mana. Wishaka kubwereka kuri za meloni wasize muri firigo, wishaka kubwereka ku mata wateretse mu gikoni. Hari n'abantu baza gusenga rwose bamubwira ngo ngaho sengera ibyifuzo runaka, batagira Mana urabibona, kandi ubwarakanuye ari no gukaranga ibishyimbo, ari no kugira gute. Mu by'ukuri ntabwo bivamo. Iryo sengesho ntabwo riri kugenda neza, ririho riraguhusha. Tafazari wavuga ati burya ntabwo ndi arezi, ntabwo ntuje, ntabwo ndi bubashe gusenga. Kuko ayo masengesho aba ari icyo bita kwikiza, aba ari ukwikiza, ntabwo ari mu mwuka iteka, ntabwo aba ari ayo kwinginga Imana, ntabwo ari ayo gutitiriza Imana, ntabwo ari nayo kwizera. Kuko ubwonko bwawe ntibuhari, ahubwo buhari ngo abantu bakurebe, ngo batavuga ati nanze gusenga. Imana itugire neza cyane. Nujye ufashe umwanya uzi ko ugiye kuganira na data, ganira nawe umwubashye, wiganira nawe ujagaraye. Ubaha Imana mu masengesho, habamo kubaha uwo mugiye gusaba. Ntabwo wajya gusaba perezida wa repubulika ngo ugende witwaye nabi, ugende ujagaraye mu bwonko. Wapi? Uzabicunge umuntu kurusha icyubahiro cyangwa se kurusha iki yagutelefoniye, naho waba ugenda mu muhanda uhita uhagarara, stop, ugahagarara ukamera nk'igiti, ukitaba, kavuga ati yo umeze neza, ukitaba rwose kugira ngo hatagira umuyaga cyangwa network icika. Kubera iki? Wabyubashye. Ariko wowe nimba ugiye kuganira na data, kuko gusenga no kuganira na data, urajagaraye, warangiza ngo Imana ntigusubiza. Yagusubiza ite se? Tuba tujagaraye. Imana itugire neza cyane. Ntabwo twinginga mu buryo bwiza, tujagaraye muri byose. Ahubwo ujye uvuga ati umwanya wanjye ndi buze gufata ndawuha Imana neza, ndeme igicaniro neza, ntuje ndi hamwe. Ni nayo mpamvu muri yavuze ngo ngo muza hiherereye mu nsanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruhira baruhije n'usakurura barembeje. Nuko yarazi neza ko ari abantu basengera mu kavuyo. Iryo sengesho ryo gusengera mu kavuyo utari kumwe n'Imana mu mutima ntacyo rimaze. Dore isengesho uzasengera mu kavuyo ni rya rindi uzaba uri kumwe n'Imana mu bwonko bwawe. Kabone nubwo waba uri mu isoko, ariko ubwonko bwawe uzi neza ko buri ufitanye commitment n'Imana. Nubwo waba uri mu kazi, hari amasengesho tujya dusenga uzi neza kuri no mu kazi, ugasengera mu mutima ukavuga ngo Mana undebe, ukumva Imana muri kuganira muri kumwe, ikakumva. Kandi uri mu rusaku, uri mu kazi, uri mu isoko ucuruza, uri muri bisi, muri train ugenda, ntacyo bitwaye. Ariko wishaka kumva yuko nimba isaha n'isaha bakubwiye ngo senga,
uhita usenga unirebera ureba. Hari n'igihe uzashiduka uri gusenga ugahita uhamagara nk'umuntu ati we umva atumva hagarara gato buretse gato nkubwire kandi uri gusenga. Kubera iki ubwonko bwawe ntabwo buhari ahubwo bwibereye mu bindi bintu. Imana yacu tugiriye neza cyane. Uyu munsi rero ndakwingize nkubwira ngo fata umwanya wawe wiherere n'Imana yawe uyibwire ibikubabaje byose, uyibwire ibikurimo kandi ntuzatuze kuyitakira kuko gutaka birakora, kwinginga birakora. Nimba ushaka kuba umunyamwuga mu masengesho menya ngo uzaba umuntu w'umurinzi w'inkike kandi uzabikora iminsi yose. Ntabwo ari ibintu uzabwirizwa gusenga, ntabwo ari ibintu bazakubwira ngo uyu munsi twagupangiye amasengesho, oya, ahubwo ni wowe uzumva yuko kwinginga, umwuga wo kwinginga ugukeneye. Ni nk'uko umurozi atazatuza kuroga kuko ni umwuga we, ni nk'uko umukinnyi w'umupira yaramutse aretse gukina umupira ahita yumva ababaye agakena. Umuririmbyi nuko, umuntu ukina pornography cyangwa se ubusambanyi ntabwo yareka uwo mwuga. Umuntu unywa itabi ntabwo yareka uwo mwuga mu buryo bworoshye. Iyo atabonye itabi no kuryama ntibikunda kubera yabigize umwuga. Rero n'umunyamasengesho mwiza arasabwa kubigira umwuga, bikaba mu maraso. Wisenga kuko bakubwiye ngo senga, wisenga kuko wageze mu gihe cy'inzara uvuge ngo ngeze mu kibazo runaka ngo reka mpite njya gusenga Imana, oya, ahubwo bigira umwuga. Ndavuga hejuru yo kubigira umwuga, biba professionalisme, bigira umwuga muri wowe, ubu umunyamwuga w'amasengesho. Tugushakireho abanyamasengesho. Biratubwira ngo muri uwo mudugudu habagamo bamenya. Reka abantu bose bakumenye kuri bamenya w'amasengesho, bakumenye kuri umunyamasengesho. Imana yacu tugire neza cyane. Ese ujye utekereza yuko gusenga ari inyungu zawe? Gusenga ni umugisha, gusenga ni uburenganzira bwawe, nta n'uzagukubita, ariko kandi n'inyungu zawe n'abawe. Imana yacu tugire neza cyane. Uyu munsi ndakwinginze ufate ibihe wisuzume umenye ngo kandi umukristo udasenga uwo nguwo ni nk'imodoka itagira moteri. Umukristo udasenga ntacyo amaze, ahora agwa buri munsi, ahora acanganyukirwa buri munsi. Ni wa wundi uzasanga intonganya, ni wa wundi uzasanga amagambo, ni wa wundi uzasanga ari mu bitaramo by'abandi, ni wa wundi uzasanga reka ibintu byaramutwaye umutima kubera ko ntagasenga. Kubera ko gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi iyo umaze kuganira n'Imana ikuyobora inzira, ikakubwira icyo ugomba gukora. Kandi iyo usenga umwuka w'Imana azana muri wowe. Uba ufitanye icyo bita ubusabane hagati yawe n'Imana, kandi umuntu ufitanye ubusabane hagati ye n'Imana ni ukuri. Reka nkubwize ukuri, nta kintu ajya atinya, ntabwo ajya atinya ibibazo kuko anyura mu misozi akanyura mu mataba, aho hose akarusha umutima ariko agakomeza urugendo. Ariko umuntu udasenga uwo nguwo uzamusitaraho. Tuzababona mu rusengero, uzasitara ku muririmbyi udasenga nyabyo, utari unyamwuga, akubwira ati winshingaho, agushibure, wibaze se uyu muntu ni umuririmbyi? Ariko abo ngabo Yuda yarabanditse mu gitabo cya Yuda, aravuga ngo ni intaza mu isangirangendo ryabo. Abo ni intaza. Intaza ni ibuye ryo mu mazi, ugira ngo ryabaye matera kubera rimazemo imyaka myinshi, ariko warisimbukiraho rikaguhonda rikakumena umutwe kuko ibuye ni ibuye ryo mu mazi, ni intaza nyine. Rero iyo ntaza ikunda kumena amato. Intaza ryigeze rimena Titanic. Reka nkubwire inshuti yanjye, intaza mu rusengero zirahari. Intaza zidasenga ukayibona muri korali, ukayibona mu bashumba, ukayibona mu baririmbyi, ukayibona mu banyamasengesho. Izo ntaza ziruzuye. Wagira ngo urayisimbukiyeho rero ngo uyitabaze cyangwa uyigire gute, ikakwereka aho ibera intaza. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo duhinduke abanyamasengesho b'umwuga kandi bubaha Imana, batuye ibyaha byabo. Imana izabumva, Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ihaze kwifuza ko imitima yanyu. Kandi abayisenga mwese muyisengane umwete, muyisengane mudacogora, muyisengeshe umwuka iteka mu bijyanye byose byo gusenga, kandi mwihana mwizeye yuko ibyo musaba Data wo mu ijuru azabibaha. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom.